Reka twongere tubashimire mwese bakunzi ba business isobanutse. Ni wa mwanya w'ikiganiro twahariye business nyirizina twibanda kuri P network. Uyu munsi rero tukaba twifuriza ibyiza byose abatwumva bose aho baherereye, haba muri Afrika, haba muri Asia, haba mu Burayi, haba muri Amerika, haba muri haryo mugabane no Oceania, aho hose mbese buri wese aho aherereye wumva ikinyarwanda. Turamubwiye ngo gubwa neza, bitewe rero na isaha urimo, niba ari igitondo ugira igitondo cyiza, ikigoroba ugira ikigoroba cyiza, ku manywa ugira amanywa meza, nijoro ugira ijoro ryiza. Muri rusange tugira ibihe byiza. Muri kumwe rero nanjye Tite Kamanzi, tujye kugaruka kuri P network, ariko tugiye kwibanda kuri iri tangazo ryasohotse amezi atandatu y'imbabazi batanze. Ibintu byandenze nibwo nabonye ko ibintu byajya kuba. Hari abantu benshi tuganira tugira bari kubambwira bumva bakerensa, cyangwa se hari abakerensa ariko hari n'abashidikanya. Abakerensa n'abatabyitaho bumva ni by'ababandi, ariko noneho hari abashidikanya. Rero umuntu ushidikanya akaba kagiye kuba, mu gitondo hari umuntu wanditse ku rubuga rwa WhatsApp ati karabaye, ati kababayeho, gashobora kukubaho. Rero icyo nagira ngo tuganireho cyane ni ibijyanye n'iri tangazo ryatanzwe. Network yanjye yagumye kungora, ariko ntacyo ndarivuga. Mfite ikibazo cya network, twabyutse twabuze network, bimwe bigenda byanga, ariko ndababwira nabisomye kandi namwe mwabisomye. Nkuko mubibona kuri dashboard zanyu cyangwa se zacu, hasohotse itangazo rivuga ngo grace period. Grace period ni igihe cy'imbabazi, ni igihe cy'amezi atandatu. Izi mbabazi se ni bwoko ki? Izi mbabazi ni iz'umuntu wese, cyangwa se zigenewe umuntu wese, cyangwa zirareba umuntu wese wahawe KYC ntayikore ngo ayirangize. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose wakoze ntukirangize kuri KYC n'ibijyanye nacyo. Ubundi ni ibintu bitatu by'ingenzi: hari KYC, hakaba minority checklist, hakaba na migration. Ibyo byose ugomba kubikora muri iki gihe cy'amezi atandatu, agabanyijwe mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere, aya mezi atandatu aratangirana yes, byafungutse, nubwo ntabibereka ariko genda ndimo kubisoma no kugira ngo mbisome mbibabwira. Ni ukuvuga ngo aya mezi atandatu aratangirana n'itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi, cyangwa yatangiranye n'itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi nk'uko babiduhiriye mu itangazo. Hanyuma icyiciro cya mbere kirarangira n'itariki 30 z'ukwa cyenda. Ni ikihe rero? Ni ukuvuga ngo nujya hano kuri dashboard aho tumayiningira ukareba ririya tangazo, urareba hari ahanditse ngo read more, soma birambuye cyangwa se biruseho. Ufungure manure mu itangazo, murabibona. Ntabwo turi burivugeho ryose, tuzaritotora turive umuzingo, ariko reka turivugeho kandi buri wese atangire agire icyo akora. Ni ukuvuga ngo guhera ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi kugeza kuri 30 z'ukwa cyenda ni igihe cyagenewe gukora KYC ku muntu wese wayihawe. Hanyuma kuva kuri ya mbere z'ukwa 10 kugeza kuri 31 z'ukwa 12 ni ukuba konte zose, ikonte yawe warakoze minority checklist kandi warakoze migration. Hanyuma rero nkurikije ibi bihe bibiri batanze, ni ibihe by'injyana muntu aba ariko mbyita. Turaza kubisubiramo mu kiganiro cy'ubutaha ku buryo burambuye, ariko ubu nonaha turabivuga mu ncamake kugira ngo buri wese amenye icyo agomba gukora. Ni ukuvuga ngo kora KYC uyirangize, uzuze ibisabwa mbega kugira ngo ukore KYC bitarenze itariki 30 z'ukwa cyenda. Nyuma yaho hazaba hagenewe gukora gutunganya minority checklist no gukora migration. Ikintu batanze ku muntu utazubahiriza ibi basaba
bikageza ku itariki 31 z'ukwa 12 yarahawe KYC, uwo itariki ya mbere z'ukwa 7 zasanze afite KYC atarayikoze, cyangwa se undi wayikoze ariko ikaba igifite ibibazo bikipendinze, cyangwa se kwa kundi bigenda bigaruka, ubu ni igihe cyo kugira ngo ubirangize. Umuntu utazabirangiza rero bigeze icyo gihe cy'ukwa 12, dore igihano kizamubaho. Azatakaza payi ya mininze zose mbere y'itariki ya mbere z'ukwa 7. Ikindi hanyuma izizakurikiraho guhera izo mininze ku itariki ya mbere z'ukwa 7 kugeza kuri 31 z'ukwa 12 nizo azaba yemerewe asigaranye zonyine. Mbega icyo ni igihombo. Ubwo rero ndi wowe naba nakwakwanyije rwose. Hanyuma rero abandi bantu bazahabwa imbabazi bazaba bagejeje icyo gihe batarakora ibyo ngibyo byasabwe, bazahabwa izindi mbabazi ariko hakurikijwe buri muntu ibizazane yagiye ahura nabyo, kuko muri systeme baba babibona. Nk'umuntu wenda systeme yagiye yifunga, ibyo bibaho barabireba. Nk'umuntu wenda bitewe na telefoni ye, ibyo bibaho barabireba. Ibyo byose baba babireba, bazaguha izindi mbabazi bakurikije yuko mu by'ukuri bareba ibizazane wagiye ugira. Nkaba rero mu rwego rwo kwihutisha ibi bintu nafashe umwanzuro ukurikira wo kugira ibyo mfasha. Icya mbere ni ugufasha abantu batarakora KYC kandi bayifite. Jewe ndi tayari kugira ngo mbafashe. Ukuntu nabafasha rero ni ukuhe? Ndabaha iminsi mu cyumweru mujye muza mbafashe, ariko ndabaha umubare. Ndabaha kuwa gatandatu, ubwo ni uguhera ejo, kuwa mbere no kuwa gatatu. Kuwa gatandatu, kuwa mbere no kuwa gatatu. Iyo minsi ni iminsi nzajya ku munsi nzajya mfasha nibura, kuri uwo munsi nzajya mfasha nibura abantu 10. Ndibushyira urutonde ku rubuga, uzajya yiyandikaho bwa mbere bakagera 10. Ni ukuvuga niba atagera 10 uwo munsi ugashira ku munsi wo kwiyandikisha. Nk'ubu uyu munsi bari kwiyandikisha, niba bashobora ejo bazaza. Igikuru nuko batarenga 10. Niba barenga 10 nzajya mfata kugarukira kuri nimero ya 10. Niba tarenga ubwo abo ngabo biyandikishije batageze 10 bazajya baza bose nta kibazo. Muzajya muza, ikibazo cyose ufite kuri konte wemerewe kuza nkagufasha. N'ubuntu wemerewe kuza nkagufasha. Ari ukuregistaringa konte neza, kukurebera ibyangombwa biburamo, kugufasha gukora KYC, abafite ikibazo cya liveness, abatazi gukora mainnet checklist, ibyo byose ni ukugufasha. Kandi ubwo ngufasha ubireba kugira ngo nawe ubutaha uzafasha abandi kubikora niba hari abo ufite, cyane cyane nk'abari muri security sako. Ikindi bavuze batubwiye ko duterana umwete tukakurikirana n'abari muri security sako dufite, kugira ngo nabo buzuze ibisabwa kugira ngo tugendane, bityo za payize baturukaho nawe uzibone. Hanyuma nsoza, turaza guhindura ku ngengabihe y'amasaha. Ntabwo ibiganiro ku munsi bihinduka, ni 2 amasaha 28, ariko ingengabihe y'amasaha ari abatekinisiye dukorana bamfasha, ari n'abapioneers bamwe bangiriye inama bambwira bati isaha yo gupostinga ikiganiro saa 8 wayihindura, kubera ko abenshi bari hano muri Afurika dukoresha amasaha y'amanywa. Ubwo kubw'inama zanyu turabyigaho, nibiba ngombwa tubihindure, ariko ibiganiro byo muzajya mubibona 2 ku munsi. Icyo turi bwimure gusa ni amasaha, nta kindi. Ibyo twa tubibateguje kugira ngo bitaza wenda kubagora mubonye twabwiye saa 8 nkuko twabyubahirije kandi mukaza kubona bitongeye kuba. Turabyigaho tuze kureba uko twahindura ingengabihe y'amasaha, ariko ibiganiro byo hakomeze ibiganiro 2 ku munsi. Hanyuma rero abantu batari muri group, nimero yangira hari hano kuri channel, murayireba, munyandikire inbox niba mukeneye kujya muri group tubashyiremo. Bari mu zindi group nta kibazo bazajya babibona, ariko mu by'ukuri
liste ndayishyira muri group ya ntabwo nayikwirakwiza hose, cyangwa se nibiba ngombwa maze kuvugana na bagenzi banjye twabikora, liste twayikwizayo ukeneye kuza gufashwa muri ibyo. Nimara kumva ikiganiro ndumva group imwe irabihagije, cyangwa se mugasanga iyo liste tutanyanyagije ahantu hose. Ndajya nakira abantu nibura 10 kuwa gatandatu, guhera ejo kuwa gatandatu nzabakira, kuwa mbere no kuwa gatatu niba bahari koko. We cyo bizajya bigutwara ni itike yawe, nta kindi. Ni itike yawe ukaza tukagufasha. Niba ubishaka kumenya ni ikihe kibazo ufite kuri konti yawe, tukakwereka, ni nko kugusuzumira yani magambo, ariko noneho no kugufasha gutunganya ibidatunganya. Aya mezi 6 baduhaye, 3 baduhaye gukora KYC, abayifite bayikore. Hanyuma bundi hano urabikora uje urumva na Mainnet checklist wagenda ubitunganyije, ntago ari ngombwa kubirindiriza andi mezi. Hagasigara ikibazo cya migration nayiba mu minsi 14. Kandi migration ni payi gukorera iyo wamaze kuzuza intambwe za Mainnet checklist. Mainnet checklist rero iyo wamaze gutunganya intambwe ya 6, migration irikora automatically. Nikiyo ntambwe ya 6 cyangwa se step ya 6 imaze. Rero ndagira ngo mbasabe mu magambo make mwite kuri iri tangazo ivugirwamo nubwo tuza kubigarukaho ku buryo burambuye, ariko iyi ni impuruza iduhamagarira mu by'ukuri kurangiza ibyo twicaranye. Ubwo ni kuba afite KYC, udafite KYC kandi nawe nategereze rwose izamugeraho, kuko ubu ngubu KYC zigiye gutangwa ku bwinshi. Ndumva rero nabangarukiye aha, ikiganiro nakagaruka, mukomeze mugubwe neza, mwibuke kumayininga ku gihe. Kandi bibaye byiza bantu batari muri group uri kumukurikirana hano, mwajya kuri group rwose kugira ngo mujye mwunguka byinshi kurushaho. Ko hari ibyo tutavugira hano mu kiganiro, ariko kuri group tukahaganirira kugira ngo turusheho kunganirana. Ibisigaye abatarakora subscribe muyikore, mujye mumenya ko ikiganiro cyahageze. Icya kabiri, mujye mukanda kuri like niba hageze. Icya gatatu, mujye mwandika muri comment ikibazo ufite, igitekerezo ufite, icyo ushima, icyo unenga, buri kimwe cyose. Hanyuma mukoreshe ya muhererekanye ikiganiro kugira ngo twese turusheho kunguka. Sibyo gusa kandi ujye mumva ikiganiro kirangize, dore dusigaye tubategurira iminota mike muri rwo kugira ngo kitabarambira, kubera abantu baba bari mu mirimo myinshi. Hanyuma turusheho kunguka kandi tuzabona ingaruka zabyo nziza. Mukomeze mugubwe neza.